Imana ije kwarura, Imana ije kwarura, Imana ije kwarura, ije kuvangura ibitoki, ije kuvangura ibishyimbo, ije kuvangura amashaza, ije kuvangura ibintu byose. Imana yacu ije kuvangura ibintu byose. Ndagira ngo mbwire abantu ndagira ngo mbabwire ko Imana ije kugira gute, ije gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana yacu ije gutandukanya ikibi n'icyiza. Abantu benshi basigaye bambwira ngo none nsigaye ngerageza ngo nkaseka, ariko hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kudaseka. Ngewe ibintu nabonye birakomeye cyane. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye, Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Gatatu arongera aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngandina kanga ko barumva ko bamushoboye byose. Ntawe tuzi, nawe dukurikira nkubwire ko ntakivanga birafatana bikinomba. Nimureke rero, nimureke kwivanga, mwivange mu bintu bitabareba. Ndabwira abarokore, ndabwira abantu bakijijwe, nimwitandukanye n'abantu badakizwa. Imana y'amahoro ko dukwiye kugendana agakiza nk'uko umubyeyi aguha amagi atiyajyanye ku isoko ukayagezayo, nuko n'agakiza kamera. Ubundi umuntu ukijijwe agomba kugenda gute, agomba kugenda gutyo. Yego. Imana rero tugirire neza kandi ihaze ukwifuza kwacu. Yego. Gatanu nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka. Byinshi bivangavanze, nkabona ibivangavanze, nkabona ibiryo bivanze, nkabona iki, ariko Imana yambwiye ngo ije kwarura. Imana ije kwarura, Imana ije kwarura, ije kuvangura. Abantu ntibihane vuba, abantu nimwihane vuba. Niba mwanze buri ibintu iyo byahiye na Yesu nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Amen. Imana ije kuvangura, nabonye ibintu bikomeye. Imana ije kuvangura, nabonaga ibishyimbo bivanze, nkabona ibirayi, nkabona ibitoki, nkabona amashaza, nkabona amasaka, nkabona iki. Imana yacu ije kuvangura, Imana ije murakoze cyane rero. Imana ibahe umugisha. Ubwo nibwo iyo niyo mesaje Imana yampaye. Mbwira abantu bose, ntabwo mbwira abanyarwanda gusa, ndabwira abantu bose bari ku isi yose. Ahubwo umunyarwanda yumve, umunyamahanga yumve, mbese uri ku isi wese yumve, ubasha kubyumva abyumve, asenge yihane kugira ngo Imana y'amahoro iturengere. Imana reba aho umugisha. Imana ije kwarura, ije kuvangura ibitoki, ije kuvangura ibishyimbo, ije kuvangura amashaza, ije kuvangura ibintu byose. Imana yacu ije kuvangura ibintu byose. Ndagira ngo mbwire abantu Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi wa none twongeye kubana n'umukozi w'Imana Mugabe. Uraho neza mutumisha? Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Umeze neza? Meze neza, ndashimye Imana. Twemerere bongera usuhuza abakunzi bacu. Kandi basoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana abane natwe twese ibihe byose. Hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Imana nziza, Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana
yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, turagushimye turaguhimbaje kuri iyi tariki, tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye databuja ko twongeye kugenda imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu bose databuja barituye kuri iyi si, muri iri cumbi. Haza kwifuza kwacu rero kandi ikiruta byose ukiza abarwayi, birengera ababyeyi batwite, mwami, ndetse n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye, nakwinginze ngo haze kwifuza kwabo. Tugire neza tukugiraho umugisha, turasenga kandi turizeye ko dukorera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi rwose. Reka ngusabe rero kugira ngo duhite twinjira mu kiganiro cyangwa se mu nyigisho zacu uyu munsi wa none, kuko wampamagaye umbwira ko ufite message ugomba kugeza ku bantu bose badukurikira. Reka rero noneho tuguhe umwanya. Murakoze. Turebe indirimbo y'115. Ndumva indirimbo twese nta muntu utayizi. Indirimbo ni indirimbo nziza cyane, ivangwa nabonye umukunzi mwiza. Indirimbo y'115. Indirimbo y'115, indirimbo nziza cyane. Reka turirimbe nta kibazo. Umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Kumuhanga amasiteka bizangiza intege nke, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye
mukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe rero niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka ndakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu 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 ntabya 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 none nta bizaza byazananya na Yesu. Amen. Umuririmbyi yaririmbye neza, aririmba cyane cyane kuri iki gitero cya kabiri. Aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo kera yaramfiriye, yaranguze ampa ubugingo, ngo nawe yaranyihaye, ngo none ibintu mfite byose. Amen. Hallelujah. Ngo none ibintu mfite byose ntabwo ntibigundira. Ngo ibintu mfite byose ntabwo ntibigundira. Ngo nta bya none ntabwo ntibigundira. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye Iby'uwo mucunguzi. Ni iby'uwo mucunguzi. Gatatu arongera aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngandira kandi umuntu wari wumva ko bamushoboye byose. Ntawe tuzi, nawe udukurikira nkubwire ko ntawe uzi, byose arabishoboye. Amen. Amen. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Epfa akavuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishoboye, ajya ndinda. Amen. Ngo ajya ndinda. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Ndagira ngo abantu badukurikiye babyumve neza, Imana iturinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana ijya iturinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru, ariko ntabwo yatuma ibigomba kukubaho bitakubaho. Kuko mu rugendo duhura na byinshi bibi, ariko ikaturinda akaga kose gatuma katubuza gutuma tutagera mu ijuru. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma kuri iki gitera cya kane nacyo bakavuga ngo nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye. Amen. Ngo niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka, nta kubaho nta n'urupfu. Imana ishimwe cyane. Ngo nta kubaho nta n'urupfu, nta kubaho nta n'urupfu, nta kubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni.
Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo nta n'abadayimoni. Amen. Amen. Ngo nta n'abadayimoni, nta bya none, nta n'ibizaza. Imana ishimwe. Amen. Byantanya na Yesu. Amen. Amen. Burya Imana igitubabarira ibyaha. Niyo waba mu byaha ukamara imyaka 30 uri mu byaha, niyo wamara imyaka 50 uri mu byaha, ariko iyo waciye bugufi ukumva ko Imana ishoboye byose, ukavuga uti Mwami Yesu wanjye, ndaje imbere yawe, ndagira ngo nkusabe imbabazi, mpature, umbabarire aho nagize hose, aho nacitse intege hose, ugasaba Imana imbabazi kuri buri kimwe cyose. Imana igira imbabazi. Imana igira imbabazi. Imana ni nziza cyane. Ngo nta bya none, nta n'ibizaza, byantanya na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ubundi nta kintu na kimwe cyari gikwiye kugira gute kudutanya n'umwami wacu. Nta kintu na kimwe kiba gikwiye kudutanya n'umwami wacu. Nk'uko umuririmbyi yaririmbye akavuga nta bya none, nta n'ibizaza, byantanya na Yesu. Gusa ikintu cyagutanya na Yesu ni iki? Inzoga se, abagore se, amafaranga se, ubutunzi se, ari ibitanga byose. Ndagira ngo mbwire abantu aha ngaha, ndagira ngo abantu bakumve neza, mbere yo gushaka ibintu nimujye mureka tubanze dushake nyirabyo. Ngewe ngo mfite abantu bamfasha, Imana igihe umugisha. Amen. Mfite abantu bamfasha cyane cyane muri ibihe byanjye ndimo nshaka perime. Hari abantu bamfasha rwose, nta handi rero Imana icisha mu bantu. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu nuko umuririmbyi niwe waririmbye aririmba ngo ugira neza ukayishanga imbere. Imana ishimwe cyane. Buriya iyo turiho dukora imirimo myiza, iyo turiho tugira neza, iyo turiho tubabazwa n'ibyago byabaye kuri bagenzi bacu, tuba twandikisha. Ntitugashimishwe n'ibigira gute n'ibyarwanyije umuntu uva amaraso nkatwe. Ntitugashimishwe n'ibyago umuntu yahuye nabyo, ahubwo twagira agahinda tukababazwa nabyo, tukamuba hafi. Icyo ushoboye ukamufasha, niba ari uburayi ukamufasha. Igihe inzara yarandiye ndabizi, inzara yarandiye ndabizi, inzara irandya, ariko hari abantu bajya bamfasha. Imana igibaha umugisha. Imana igibaha umugisha. Imana igitanga umugisha ku bantu batuzirikana, abantu badufasha rwose. Wowe twumva, Imana iguha umugisha cyane, iguha umugisha. Ngusabiye umugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Ngusabiye ijuru, Imana y'amahoro mu gihugu cyo mu ijuru ikumpera umugisha, ndetse n'utaragira icyo akora Imana izamuha umugisha, kandi nawe izamushoboze. Ntabwo biba byoroshye, biba bigoye, ariko ndabasabira umugisha ku Mana. Abadukurikira ndabasabira umugisha, abumva ubutumwa bwiza ndabasabira umugisha. Imana y'amahoro igibaha umugisha kandi ikomeza kubana namwe. Haba abarwayi, Imana ikomeza kubana namwe bakize. Haba babuze urubyaro, Imana ikomeza kubana namwe baha urubyaro. Haba abatwite bagiye kubyara, Imana y'amahoro igikomeza ibahe kubyara neza. Kandi ndabasengera kandi ndabakunda. Mukomere rero. Hari abagiye bampamagara bambwira ko babyaye neza, hari abagiye bampamagara bambwiye ko byavuye kure. Ndababwira niyo n'Imana yahabaye. Buriya Imana yacu irakure, irareka ibikwivugaho bikakwivugaho, bikivuga bikagira bite, ariko nyuma Imana ikabyereka ko ari Imana ishoboye byose, idashoboye ikintu kibi. Mwihanganire rero ibibagerageza, twihanganire ibitugerageza. Ntabwo kugera kure ariko gupfa, kandi ntabwo ari uko ibitubaho Imana itabizi. Yego. Imana ishimwe cyane rero, mukomere kandi mwihangane. Imana yacu iratuzi, ntabwo yatwibagiwe. Sinzi ngira ngo mujya mwumva indirimbo ivuga ngo ntabwo izadusiga ntizanaduhana. Ntabwo Imana yacu yadusiga, nta nubwo yaduhana, kuko ntawe dusiganya nawe. Yego. Ntabwo Imana idusiganya nawe, ntabwo Imana idusiganira. Ni Imana yacu itureberera, ni Imana igomba kumenya ikareba iturwanya. Nta handi aho ubona ibigiye kuguhitana bigomba kuguhitana, ariko ikahaguruka ikavuga ati ndi Imana ishoboye byose. Iyo niyo Mana twakurikiye rero.
Imana ibahe umugisha. Amen. Iyo niyo Mana twakurikiye. Imana ibagirire neza. Reka turebe muri Zaburi, Zaburi igice cya mbere, Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Amen. Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Dusomera mu izina rya Yesu. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. yego. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amen. Amen. Amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe cyane. Amen. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Gatatu bakavuga ngo azahanwa. Amen. Cyangwa azahwana, azamera. Yego. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo, amen, haleluya. Amen. Ndagira ngo twumve aka kantu ngo icyo azakora cyose. Amen. Amen. Ngo icyo azakora cyose. Uwo ninde bavuga? Udakurikiza imigambi y'ababi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo icyo azakora cyose. Amen. Amen. Azasaba akazi agahabwe, azahinga zeza, azorora inka zizororoka. Imana ishimwe cyane. Ngo icyo azakora cyose. Amen. Kizamubera cyiza. Ishimwe cyane. Amen. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza, kubera ko adakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nama z'abakobanyi. Noneho kane hakavuga ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo uhagaze neza uri mu Imana, iyo uvuga Imana uko iri, ukayivuga ntuyibeshyere, ukayivuga Imana yacu, ukayivuga ukayinambaho. Imana yacu ukavuga ko ari Imana ishoboye byose, ukavuga ko igira neza, ukavuga ko ari Imana itabara, ukavuga ko ari Imana ishoboye byose. Yesu nashimwe cyane. Buriya nta muyaga waza ngo uguhuhe. Nka kuriya batubwiye ngo bahwana n'umuyaga utomorwa n'umuyaga. Imana ishimwe cyane. Amen. Abantu rero dukwiye gukora ibyiza, dukwiye gukora ibyiza n'abantu bakabona ko dukora ibyiza. Hari abantu bajya babona abandi bakabona ko batera imbuto. Rimwe nigeze mbwira umumama twariho dusenga, ndamubwiye ntuzere imbuto, ntujya werera umugabo imbuto. Nanjye yarambwira ngo ngo nzere izihe? Ngo rwose mugabe nzere izihe mbuto? Ngo nzere amaronji, nzere amatunda, nihoya nuzere imbuto zikwiriye abihannye. Dukwiye rero kwera imbuto, dukwiye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ntabwo n'imbuto izi ngizi tubona ku biti, n'imbuto zikwiriye abihannye. Buriya umuntu ukijijwe, agakiza, nkunda kubwira abantu n'abantu tuba dusenga nkababwira ngo agakiza, iyo ufite agakiza ugendana n'agakiza, agakiza kakurimo. Iyo ugenda agakiza ukagendana, nk'uko umubyeyi aguha amagi akakubwira ati amagi yajyana ku isoko uyagurisha, ugenda ugura agasabune, numara kugura agasabune ko gukaraba, hanyuma ugira ute uzana amafaranga, uyitwararike kugira ngo yenda utaza
kuyacubanganya akaba yameneka. niko rero n'agakiza kameze. Yego. Ko dukwiye kugendana agakiza nk'uko umubyeyi aguha amagi atiyajyane ku isoko ukayagezayo, nuko n'agakiza kamera. Ubundi umuntu ukijijwe agomba kugenda gute? Agomba kugenda gutyo. Yego. Imana rero tugirire neza kandi ihaze ukwifuza kwacu. Yego. Gatanu, nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Urumva ko abanyabyaha ntaho bari, nta ngingo ibarengera, nta ngingo n'imwe bafite ibarengera. Buriya no mu rukiko bagenderamo bagashaka ingingo ikurengera bakayibura. None se wa mugani, niba hari aho uzagera wahagera bakavuga bati rwose Mugabe cyangwa Pasikari, Imana ikavuga ati naguhaye umwuka wo kuvuga, uvuge ubutumwa bwiza, ubwiriza abantu bakizwe, ubwiriza abihebye, basubize intege mu bugingo. None nta na kimwe wigeze ukora, kandi naguhaye umwuka, nguha ibiganza byo gukoma amashyi. Abandi ati naguhaye ubutunzi, ntiwigeze ufasha umuntu wari ubabaye, ntiwigeze ufasha wari urembejwe n'ibigeragezo, ntiwigeze ufasha umupfakazi, ntiwigeze ufasha imfubyi. Ubwo so zisobanura nta ngingo n'imwe uzaba ufite kurengera. None tugirire neza rero. Icyo twari turiho intego, message mfite uyu munsi ni message ivuga ngo abantu twihane. Abantu twihane kugira ngo Imana y'amahoro itugirire neza. Ubu Imana yaransuye irambwira ngo mbwire abantu bihane, abantu bakiranuke ku gato no ku kanini. Soko Imana hari abantu badafite amasezerano y'Imana yabahaye, ariko ubu ngubu hari abantu bafite amasezerano amaze igihe. Umuntu agasenga akagera akarambirwa, Imana yaza kumusubiza agasanga yacitse intege, nayo ikimura igihe. Imana yaciye ijya yimura igihe, ikimura igihe agomba kugusubirizaho, kubera ko yaje igasanga idatunganye. Buriya no kwijujutira Imana nabyo ni icyaha. Niyo mpamvu abantu dukwiye kwihana kuri buri kimwe cyose. Yego. Niba ari umujinya ukihana, niba ari ugusenga cyane ukitotomba ukihana, kugira ngo Imana neza igusubirize hehe? Kwihanganira kwawe, ukwizera. Imana ireba ukwihangana kwawe, ikareba ukwizera kwawe aho kuri, ikagusubiza. Ntabwo Imana rero ishaka abantu bacika intege. Umusirikare ku rugamba burya ntajya acika intege. Kandi twarahamagawe, ndabwira abantu cyane cyane basenga, abantu bafite inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, abantu bashaka kumenya Imana, abantu bashaka Imana ibagirira neza. Nimuhumure musenge, Imana y'amahoro itugirire neza kandi namubagirire neza. Imana rero irashaka ko tuba maso tukihana. Message mfite ni kugira ngo abantu bihane, ni ukwihana. Buriya abapasiteri cyangwa abapadiri batabwiriza abantu kugira gute? Kwihana. Ariko kwihana nibyo bya mbere. Utihannye ni nko guhingira ku rwiri. Njya nkunda kubwira abantu buriya ushobora guhinga, ushobora kujya mu murima ugahinga, wahingira ku rwiri, ejo wasubira kongera guhinga usanga urwiri rwameze. Abantu rero tureke gusabira umugisha, dore gusaba umugisha ku Mana, dutange ibyifuzo, Imana neza kudusubiza isange twahingiye gute? Twahingiye ku byaha. Abantu rero bihane, niyo message nari mfite. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bihane. Abantu rero nibihane, twihane kugira ngo twibonere ijuru. Kandi ni byiza mbwira abantu nagira ngo mbabwire ko Imana ije kugira gute? Ije gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana yacu ije gutandukanya ikibi n'icyiza.
abantu benshi basigaye bambwira ngo noneho nsigaye ngerageza ngo nkaseka, ariko hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kudaseka. Ngewe ibintu nabonye birakomeye cyane, nimbabwira ngo birakomeye mwumve ko bikomeye. Kandi ikibazo abantu b'iyi minsi turashaka kubwirwa ibintu byiza, ntabwo dushaka kubwirwa ibintu bibi. Kandi bibi nibyo bituma dukosora ibyiza byaravuzwe cyane. Niyo mpamvu rero nibi bigomba kuvuga. Hari abantu bambwira ngo kuki nta byiza mvuga, ntabyo mba nabonye inshuti zanjye, nimbibona nzabibabwira. Ariko icyo ngira ngo mbabwire ni uko Imana yacu ije kuvangura. Imana yacu ije kuvangura, Imana ije kuvangura, nabonye ibintu bikomeye. Imana ije kuvangura, nabonaga ibishyimbo bivanze, nkabona ibirayi, nkabona ibitoki, nkabona amashaza, nkabona amasaka, nkabona iki. Imana yacu ije kuvangura, Imana ije kuvangura, Imana ije kwarura, Imana ije kuvangura ibitoki, ije kuvangura ibishyimbo, ije kuvangura amashaza, ije kuvangura ibintu byose. Imana yacu ije kuvangura ibintu byose. Ndagira ngo mbwire abantu ko Imana ije kuvangura, Imana ije kuvangura rwose. Nimwihane, Imana yacu ije kuvangura, Imana ije kuvangura. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ije kuvangura. Nabonaga ibintu byinshi bivangavanze, nkabona ibivangavanze, nkabona ibiryo bivanze, nkabona iki, ariko Imana yambwiye ngo ije kwarura. Imana ije kwarura, ije kuvangura. Abantu nibihane vuba, nimwihane vuba. Niba mwanze, buriya ibintu iyo byahiye bikinomba birafatana, ibintu iyo byahiye bikivanga birafatana, bikinomba. Nimureke rero, nimureke kwivanga, mwivange mu bintu bitabareba. Ndabwira abarokore, ndabwira abantu bakijijwe, nimwitandukanye n'abantu badakizwa. Imana y'amahoro ije kuvangura, Imana ije kwarura. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ije kwarura. Nimwivangure rero. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ishaka ko twihana, abantu bihane. Imana ashaka abantu twihana, Imana ibagirire neza, Imana ibahe imbaraga zo kwihana. Imana iduhe imbaraga zo kwihana, dukizwe. Nicyo kintu Imana ishaka. Kandi ntimugire ngo biratinda. Nkunda kubabwira mukavuga ngo sinzi, nabonye bandika muri komanteri ngo ni ibiki, ngo jya uvuga ngo werure. Nyine babwiye ko hari abantu bivangavanze, abantu bari mu nsengero barasengana n'abantu b'abanyabyaha, barasengana n'abaki, barasengana n'abarangi, barasengana n'abantu b'imyuka mibi, ngo ni amavuta babasiga, ngo ni ibiki. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ije kuvangura ibyo byose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ubwo nibwo iyo niyo mesaje Imana yampaye, ngo mbwire abantu bose, ntabwo mbwira abanyarwanda gusa, ndabwira abantu bose bari ku isi yose. Ahubwo umunyarwanda yumve, umunyamahanga yumve, mbese uri ku isi wese yumve, ubasha kubyumva abyumve, asenge, yihane, kugira ngo Imana y'amahoro iturengere. Imana arebaho umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Mbere y'uko usenga, nubwo nimero yawe ya telefone turi buyishyire hafi, ariko reka ngusabe kugira ngo nanayivuge. Nimero yanjye ni 0782 96 97 41. 96 97 41. 078 96 97 41. Urakoze cyane. Reka tugusabe kugira ngo nk'uko twatangiye dusenga n'ubundi uturagize Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana twakurikiye itazaduhemukira, uri Imana itazadutenguha. Ngahora mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo bane natwe kandi tugirire neza, dutandukanye databuja n'ibikwiye gutandukanwa, tugire neza, tukugiraho umugisha. Turasenze kandi turizeye ko twumvise mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Imana y'amahoro iguhereza umugisha warubanye natwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse wandike n'igitekerezo cyawe kugira ngo tumenye uko dukomeza kuvuga ubutumwa bwacu, cyangwa se niba wifuza bame ubutumwa bw'Imana, niba wifuza kumugira inama, kumugurira amazi, kuvugana nawe. Abakozi b'Imana bakeneye amaboko yawe kuko ni Imana yabashyiriyeho. Wamuhamagara kuri iyo nimero, nta kibazo n'uwo kwizerwa, si nk'aba bandi b'iki gihe. Imana y'amahoro rero ibahereze umugisha. Shalom.